Muraho neza abakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iki ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tuje gukosora ikizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho gukora imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Impamvu tuba tuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa, ibibazo biragaruka nugerwaho uzabona ibibazo byose warabibonyeho. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujya urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo ngenda bashyiriraho na bino bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode nziza. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Ni mutwandike cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789351626 tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ndakeka ko amaze gufata agapapuro, ndakeka ko amaze gufata agakaramu, ndizera ko amaze gukanda subscribe aho hasi. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho y'uruziga kuko iyi ntabwo ari mpande eshatu, ntabwo ari mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, hatangirwa serivisi ni muri metero 30. B, muvuduko munini ntarengwa utegetswe ni kilometero 30 mu isaha. C, muvuduko muto ntarengwa utegetswe ni kilometero 30 mu isaha. D, aho ibinyabiziga bihagarara ni imbere mu birometero 30. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni C, umuvuduko muto ntarengwa utegetswe ni kilometero 30 mu isaha. Kubera ko kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bitegeka, no kibona uzahita wongeza umuvuduko. Nushaka ugendere muri kilometero 100 mu isaha, upfa kutajya munsi y'uno muvuduko muto baguhaye ntarengwa. Nuvuga ngo kino cyapa iyo ukibonye urihuta, ariko umutoya uragenderaho ntujye munsi yo nguwo bashyize mu birango. Niyo mpamvu duhisemo C, umuvuduko muto ntarengwa utegetswe ni kilometero 30 mu isaha. Niyo mpamvu tuyanditse ku papuro, utari wahisemo ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zikoreshwa nk'amavatiri y'ifasi cyangwa amatagisi zifite uburemere bwemewe butarenga kilograma 3500 ni nuwe muvuduko? A, kilometero 60 mu isaha. B, kilometero 40 mu isaha. C, kilometero 75 mu isaha. D, kilometero 20 mu isaha. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano cy'ukuri nta kindi ni C, kilometero 75 mu isaha. Kwa n'amavatiri y'ifasi aba ari kilometero 75 mu isaha. Kwa ziriya modoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange aba ari kilometero 60 mu isaha. Kuri ziriya modoka zidafite ibizibuza kwiceka kubera ko ariko zakozwe aba ari kilometero 25 mu isaha. Ku ipikipiki ni kilometero 80 mu isaha. Kuri velomoteri aba ari kilometero 50 mu isaha. Ibyo byose mba mbivuze hakiri kare kubera ko nzi ko hari ibibazo bababaza kugira ngo nimugerwaho uzabe ubifite amakuru y'ito ubikora. Murabizi gukora rimwe niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode nziza. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Ni mutwandike cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789351626 tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo ikinyabiziga kibujijwe guhagarara akanya kanini ahakurikira. Hari ahantu ikinyabiziga kiba cyahagarara umunsi wose, hari ahantu ikinyabiziga kiba cyahagarara ijoro ryose, ariko kibujijwe guhagarara akanya kanini
aha hakurikira hehe? A, imbere y'ahantu hinjirwa hanasohokerwa n'abantu benshi. B, mu muhanda aho ugabanyijwemo ibisate bigaragazwa n'imirongo idacagaguye. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Imbere y'ahantu hinjirwa hanasohokerwa n'abantu benshi, uba ubujijwe kuhaparika ikinyabiziga cyawe umwanya munini. Ntiwagenda ngo uparike ikinyabiziga cyawe umwanya munini mu mwinjiro w'isoko, hari abantu baba bari kwinjira bajya mu isoko, cyangwa se ngo ugiparike mu mwinjiro wa gare uparikemo ikinyabiziga cyawe umwanya munini. No mu muhanda aho ugabanyijwemo ibisate bigaragazwa n'imirongo idacagaguye. Iriya mirongo iri ku muhanda iri iruhande iyo idacagaguye, uba ubujijwe kugenda ngo waparike ikinyabiziga cyawe umwanya munini cyangwa se umwanya muto. Rero iyo idacagaguye uba ubibujijwe. Ndizera ko uramutamo se, ndizera ko uramutse yandika ku gapapuro utari wayihisemo. Ndizera ko nikiramuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya kane kikabaza ngo iyo ikinyabiziga gihagaritswe nijoro ku buryo abayobozi bakigana badashobora kumenya ko kibabereye imbogamizi, kigomba kurangirwa kure n'ikimenyetso cyabigenewe kiri ahantu hagaragara kugira ngo kiburire hakiri kare abandi bayobozi baza bagisanga. Ariko ntibireba ibinyabiziga bikurikira. Niba bahagaritse ikinyabiziga hari ukuntu kiba kigomba kugaragazwa kugira ngo abayobozi b'ibinyabiziga bari kuza bagisanga bamenye ko gishobora kubabera imbogamizi. Ariko ngo ntibitegetswe cyangwa ntibireba ku binyabiziga bikurikira. Ntibireba ibihe binyabiziga: A, velomoteri; B, ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande; C, A na B ni ibisubizo by'ukuri; D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hari igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Velomoteri n'ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande byo ntibitegetswe kugira ibimenyetso bibyerekana mu gihe babihagaritse, kubera ko n'ubundi byo bizatwara umwanya muto cyane ku buryo bitabangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga. Niyo mpamvu byo iyo babihagaritse ntabwo ari ngombwa kugira ibimenyetso bibyerekana kugira ngo abayobozi bari kuza babisanga babibone hakiri kare, kubera ko n'ubundi bitwara umwanya muto, byo ntabwo ari ngombwa. Ndizera ko uramutamo se, ndizera ko uramutse yandika ku gapapuro. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo abanyamaguru batatanye cyangwa bagize udutsiko tudafatanyije gahunda kandi batanayoboye n'umwarimu bategetswe kunyura mu tuyira turi ku mpande z'umuhanda no ku nkengero zijye hejuru, uretse ubutaka butsindagiye butandukanye imihanda ibiri bwo kunyurwamo gusa n'aba bakurikira: bwo kunyurwamo gusa n'abandi. A, abanyamaguru bashaka guhagarara akanya gato igihe bambukiranya umuhanda. B, abanyamaguru bagize udutsiko tw'abantu benshi. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni A, abanyamaguru bashaka guhagarara akanya gato igihe bambukiranya umuhanda. Bishatse kuvuga iki? Niba uri kugenda mu muhanda uba ugomba kugendera kwa ziriya nzira ziri iruhande bw'umuhanda. Ariko ku bantu batembereye muri Kigali hari igihe ubona nk'imihanda ibiri ijya mu byerekezo bimwe n'indi ibiri ijya mu bindi byerekezo, mo hagati harimo jaride. Uba ubujijwe rero kugendera hariya hagati. Ariko hari nk'ukuntu uba uri kwambuka umuhanda ukabona ibinyabiziga biza ari byinshi, uba ushobora guhagarara akanya gato mu gihe uri kwambukiranya umuhanda, ariko uba ubujijwe gukomeza kugendera muri ya hagati kw'iriya jaride. Ariko abanyamaguru bashaka guhagarara akanya gato igihe bari kwambukiranya umuhanda baba babyemerewe kuba baba bahahagaze akanya gato. Ndizera ko usobanukiwe impamvu duhisemo A, ndizera ko nasobanukiwe. Ni cyiza mu kizamini wakora mu kanya uhita ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka, niyo mpamvu tuba tuje gukosora kino kizamini kiba
cyaba kimaze gukorwa ari icya mbere. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu kuko uru ntabwo ari uruziga, iyi ntabwo ari mpande enye, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Ahegereye umuhanda unyerera. B, imbere ipine ryapfumutse. C, ahegereye icyago kidasobanuye ukundi. D, imbere hari hatangirwa serivisi. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari cye mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni se, ahegereye icyago kirasobanuye ukundi. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira. Hari ukuntu bugiye kwinjira mu gace hari ibyago byinshi, bakabona batatondekaho ibyapa bivuga ngo umuyaga w'intambike, amabuye ataruka, ikoni iburyo, bakabona batatambikaho ibyapa nka 5 bikubwira, ahubwo agashyiraho kino kimwe kikubwira ngo hegereye icyago kidasobanuye ukundi, menya ko ugomba kwitonda. Bagashyiraho kino kimwe gusa. Rero kikaba kivuga ngo hegera icyago kidasobanuye ukundi. Hari icyago ariko ntabwo bakikubwiye, menya ko ugomba kwitonda gusa. Ukibuka ko bino byapa biburira bishyirwa hagati ya metero 150 kugeza kuri metero 200 y'ahantu habyerekana. Ndizera ko ramstamo se, ndizera ko ramskyandika ku papuro. Kibazo cya 7 kikabaza ngo iyo kuva bwije kugeza bukeye cyangwa bitewe nuko ibihe bimeze nk'igihe kibi cyangwa cy'imvura bitagishoboka kubona neza muri metero 200, imirongo y'ingabo z'igihugu zigendera kuri gahunda n'utundi dutsiko twose tw'abanyamaguru nk'imperekerane cyangwa udutsiko tw'abanyeshuri bari ku murongo bayobowe na mwarimu, iyo bagenda mu muhanda ku isonga hakaba hari abantu barenze umwe, bagaragazwa ku buryo bukurikira. Bagaragazwa ku buryo ngo bitagishoboka kubona neza muri metero 200 ngo bitewe nuko ibihe bimeze. Ni igihe cy'imvura, hari ibihu byinshi, cyangwa se ni igihe cy'izuba, hari umukungugu mwinshi, cyangwa se ni nijoro. Hari ukuntu aba bantu bari kugenda mu muhanda ari benshi baba bagomba kugaragazwa. Bagaragazwa gute? Imbere ni itara ryera ritwarewe ku ruhande rw'ibumoso n'umuntu uri ku murongo w'imbere hafi y'umurongo w'abanyumuhanda mo 2. B, nyuma ni itara ry'umuhondo ritwarewe ku ruhande rw'ibumoso n'umuntu uri ku murongo w'inyuma hafi y'umurongo w'abanyumuhanda mo 2. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari cye mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A. Imbere ni itara ryera ritwarewe ku ruhande rw'ibumoso n'umuntu uri ku murongo w'imbere hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo 2. Murabizi imbere bakoresha amatara yera, noneho inyuma bakoresha itara ritukura. Ubwo rero hano impamvu da B itabaye igisubizo cya nyacyo nuko bavuze ngo inyuma ni itara ry'umuhondo, ubundi imbere ni itara ryera, naho inyuma ni itara ritukura. Rero twahisemo A, imbere ni itara ryera ritwarewe ku ruhande rw'ibumoso n'umuntu uri ku murongo w'imbere hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo 2. Ndizera ko ramsamo A, ndizera ko ramskyandika ku papuro. Utari wahisemo, ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Kibazo cya 8 kikabaza ngo imizigo yikorewe n'amagare, velomoteri, amapikipiki, ibinyamitende by'ibiziga 3 n'ibyo biziga 4 bifite cyangwa bidafite moteri inyuma ntibishobora kurenza ibipimo bikurikira. Ntibishobora kurenza ibihe bipimo: A, santimetero 20, B, santimetero 30, C, santimetero 50, D, santimetero 60. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari cye mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndizera ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni se, santimetero 50. Ndizera ko rero waramutamo se, ndizera ko ramskyandika ku papuro. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo uretse bibonewe uruhushya ubundi birabujijwe gushyira no gukomeza kugendesha imodoka cyangwa rumuraki mu nzira nyabagendwa iyo buremere bw'ibyikorewe burenze buremere ntarengwa bwemewe n'ikarita iranga ikinyabiziga, ariko ibyo ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira. Niba ikinyabiziga cyawe gitwara tone 5, hari ukuntu uba utagomba kurenza izo zanditse ku ikarita. Niba gitwara tone 10 ntago wemerewe kurenza, ariko ngo ntibibujijwe
ku binyabiziga bikurikira. Hari ibinyabiziga byo biba byemerewe kurenza uburemere bwanditswe ku ikarita. Ibihe binyabiziga, ibinyabiziga bya polisi, ibinyabiziga bihinga, imashini zikoreshwa mu kubaka imihanda, ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni se. Imashini zikoreshwa mu kubaka imihanda zo ziba zibyemerewe kurenza. Iba yatwara toni 15 agatwara toni 20. Bamubona ntihagire ikintu bamutwara. Ndakeka ko mujya mubona bya bikamyo bitwara nk'itaka ukabona cyarengeje. Kiba cyarengeje ariko bagisanze cyarengeje nta kintu bagitwara. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo gushyira mu muhanda ku buryo budasanzwe ibinyabiziga bikururana birenze 3 bigomba gutangirwa uruhushya. Uretse imashini ihinga iyo zigenda urugendo rutarenze kilometero 25. Ibinyabiziga bikururana bitwaye ibyamamazwa n'ibindi biteganywa n'iri teka, ariko igiteranyo cy'uburebure bw'ibyo binyabiziga bikururana ntigishobora kurenga ibipimo bikurikira. Nuvuga ngo baguhaye uruhushya rwo gutwara rukururana mu muhanda. Kuba baguhaye uruhushya ntabwo bivuze ko uzakururana n'ibindi binyabiziga uburebure uyishakiye. Nubwo waba ufite uruhushya, hari uburebure utagomba kurenza bw'ibyo binyabiziga biri gukururana. Ibihe bipimo: A metero 50, B metero 35, C metero 25, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni se metero 25. Nubwo waba ufite uruhushya rukwemerera gutwara rukururana mu nzira nyabagendwa, iyo rukururana yawe ntabwo iba igomba kurenza uburebure bungana na metero 25. Ndizera ko uramutamo se. Ndizera ko uramutse kwandika ku gapapuro utari wahisemo. Ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Mbibutsa ko kode ziri koneka. Bwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, gufatira kode nziza. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Nimutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626 tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande 3, umuzenguruko utukura, buso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A. Abana. B. Inzira y'abanyamaguru yitegure guhagarara. C. Ikibuga cy'imikino cy'abana. D. Ikibuga cy'imyidagaduro. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni A. Abana. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira, bakaba bari kukubwira ko ugiye kugera mu gice cy'umuhanda gikunda kwambukiranywamo ku buryo budasanzwe n'abana bajya wenda nko ku bigo byabo by'imikino cyangwa se ku mashuri yabo, ariko ari igice kizwi gikunda kwambukiranywamo ku buryo budasanzwe n'abana. Bahita bashyiraho kino cyapa kiburira kugira ngo nibura umuyobozi w'ikinyabiziga ukibonye witegure guhagarara unagabanya umuvuduko kugira ngo udateza ibyago abo bana. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo kuvuza ihoni bibujijwe. Ahantu hose ntiwagenda uri kuvuza amahoni. Hari ahantu biba bibujijwe. Hehe? A. Ku musigiti, ku rusengero, ku rutambiro. B. Hafi y'ibitaro. C. Hafi y'ubuyobozi bwa polisi. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni B. Hafi y'ibitaro. Uba ubujijwe kuvuza amahoni hafi y'ibitaro. Hari ikinyabiziga kivuza ihoni nubwo waba uri muzima ukumva hari ukuntu bigenze, noneho babaze hafi y'ibitaro harimo n'abarwayi, biba bibujijwe kuvuza amahoni hafi y'ibitaro. Ndizera ko uramutamo B. Ndizera ko uramutse kwandika ku gapapuro utari wahisemo. Ndizera ko nikiza mu kizamini wakora mu kanya urahita
urahita ugikora. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo icyemezo cy'isuzumwa y'ikinyabiziga kimara igihe kingana iki? A. Amezi 6 ku binyabiziga bikora ubucuruzi. B. Amezi 12 ku binyabiziga bidakora ubucuruzi. C. Imyaka 2. D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ni amezi 6 ku binyabiziga bikora ubucuruzi n'amezi 12 ku binyabiziga bidakora ubucuruzi. None ukibuka ko ikinyabiziga gishya gikenerwa gusuzumwa bwa mbere nyuma y'imyaka 2. None icyo cyemezo cy'isuzumwa cy'ikinyabiziga baguhaye yari ku binyabiziga bikora ubucuruzi kimara amezi 6 ukazajya gushaka ikindi. Yamara cyaba ari kwa bino binyabiziga bidakora ubucuruzi kikamara amezi 12 ukazabona gushaka ikindi. Ariko ikinyabiziga gishya cyo gikenerwa gusuzumwa bwa mbere nyuma y'imyaka 2. Ndizera ko ramsa mode, ndizera ko ramsa yandika ku papuro. Impamvu mba mbitinzo ndabizi ko hari ikindi kibazo bababaza muzasubiza ngo imyaka 2. Ikinyabiziga gishya gikenerwa gusuzumwa nyuma y'imyaka 2. Kibazo cya 14 kikabaza ngo umuyobozi ugenda mu muhanda igihe ubugari bwabo budatuma nyuranaho nta nkomyi ashobora kunyura mu kayira k'abanyamaguru ariko amaze kureba ibi bikurikira. Amaze kureba iki? A. Umuvuduko w'abanyamaguru. Ese abanyamaguru bari kwirukanka cyangwa bari kugenda gahoro? B. Ubugari bw'umuhanda. Ese umuhanda ni mugari cyangwa urafunganye? C. Umubare w'abanyamaguru. Ese ari abanyamaguru 2 cyangwa ari abanyamaguru 10? D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubwo A ikaba atari igisubizo cy'ukuri, B ikaba atari igisubizo cy'ukuri ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Nta na rimwe uri umuyobozi w'ikinyabiziga wemerewe gutwara ikinyabiziga cyawe ugishisha mu nzira z'impande z'abanyamaguru. Icyo wareberaho cyose nta na rimwe biba byemewe. Niyo mpamvu duhisemo D. Niyo mpamvu tuyanditse ku papuro. Tari wahisemo ndiza ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo kubyerekeye kwerekana ibinyabiziga no kumurika kwabyo ndetse no kwerekana ihindura ry'ibyerekezo byabyo birabujijwe gukora andi matara cyangwa utugarurarumuri uretse ibitegetswe. Ariko ntibireba amatara akurikira. Ntibireba ayahe matara? A. Amatara ndanga. B. Amatara ari imbere mu modoka. C. Amatara ndanga burumbarare. D. Ibisubizo byose nibyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni B. Amatara ari imbere mu modoka. Birabujijwe gukora andi matara ngo uvuge ngo ikinyabiziga cyanjye mbona kitamurika mu ntera nifuza, nshaka kuzaba mba ndi hano i Nyamirambo nkamurika kuri Sonatibe, ujye mu igaraje ushyireho andi matara. Biba bibujijwe. Ariko ari amatara ari imbere mu modoka yo ushaka wagira yahindura buri munsi. Uyu munsi ukayagira umukara, ejo ukayagira umweru, ejo bundi ukayagira umuhondo. Byo biba byemewe guhindura n'amatara aba ari imbere mu modoka. Ndizera ko ramsamo B. Ndizera ko ramsike yandika ku papuro. Kibazo cya 16 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande 3, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A. Isoko ry'amatungo. B. Ivuriro ry'amatungo. C. Uruzitiro rw'amatungo. D. Akayira k'amatungo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni D. Akayira k'amatungo. Kino cyapa kiba kiri kuvuga ko ugiye kugera ku gice cy'umuhanda gikunda kwambukiranywamo ku buryo budasanzwe n'amatungo, wenda bayajyanye mu isoko cyangwa ahandi hantu, ariko ari igice kizwi gikunda kwambukiranywamo ku buryo budasanzwe n'amatungo. Mbibutsa ko bino byapa biburira
ubibona hakiri kare kuko uramanza ukagenda urugendo hagati ya metero 150 kugeza kuri metero 200, ukabona kugera kuri ako kayira k'amatungo cyangwa kugera kuri icyo kintu bari kukubwira. Ndizera ko nibyo nibabikubaza uzahita ubikora. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba kugira itara ry'ubururu imyatsa riboneka mu mpande zose. Ibihe binyabiziga? Ibinyabiziga bifite ubugari burenga metero 2 na santimetero 10. Ibinyabiziga bya polisi y'igihugu. Ibinyabiziga ndakumirwa. Ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni ibinyabiziga ndakumirwa. Bino binyabiziga ndakumirwa biba bishobora kugira itara ry'ubururu rimyatsa riboneka mu mpande zose. Hari abantu benshi bakunda kwica kino kibazo bahisemo B ngo ibinyabiziga bya polisi y'igihugu. Yego nabyo bigira itara ry'ubururu rimyatsa riboneka mu mpande zose, ariko iyo ari byo byonyine uvuze ibya za ambulance na bino binyabiziga bindi ndakumirwa by'abayobozi uba ubikuyemo. Niyo mpamvu uba ugomba kuvuga ngo ndakumirwa ubundi byose ukaba ubishyizemo. Rero mujye muhitamo ibinyabiziga ndakumirwa, mujye muyandika ku papuro mutari mwayihisemo n'ikiza mu kizamini wakora mu kanya uhite ugikora. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo ibinyabiziga bihinga n'ibindi bikoresho byihariye bikoreshwa n'ibigo bipatana imirimo iyo bigenda mu nzira nyabagendwa igihe cya nijoro cyangwa bitewe n'uko ibihe bimeze bitagishoboka kubona neza muri metero 200, bishobora kugaragazwa inyuma n'amatara abiri atukura. Bipfa kuba bitarenza ibipimo bikurikira. Bipfa kuba bitarenza ibihe bipimo: kutarenza umuvuduko wa kilometero 20 mu saha, burebure bwabyo habariwemo ibyo bitwaye bukaba butarengeje metero 6, uburebure ntarengwa ntiburenga metero 8. A na B nibyo bisubizo by'ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Bigomba kugaragazwa inyuma n'amatara abiri atukura mu gihe bitagishoboka kubona neza muri metero 200. Ni nijoro, hari ibihu byinshi cyangwa se hari umucugungugu mwinshi cyangwa umucucu mwinshi. Hari ukuntu bigomba kugaragazwa ni inyuma amatara abiri, ariko hari n'ibipimo biba bitagomba kurenza. Biba bitagomba kurenza kilometero 20 mu saha, ariko n'uburebure bwabyo habarimo ibyo bitwaye bukaba butarengeje metero 6. Ndizera ko ramusamo D. Ndizera ko ramusyandika ku papuro. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo uretse igihe hari amategeko yihariye akurikizwa muri ako karere, ikinyabiziga cyose gihagaze umwanya muto cyangwa munini, iyo gihagaze mu mwanya wo ku ruhande wagenewe abanyamaguru kugira ngo bashobore kugenda batagombye kunyura mu muhanda, umuyobozi agombye kubasigira akayira gafite byibura ibipimo bikurikira by'ubugari. Ugomba kubasigira akayira gafite ibihe bipimo kugira ngo bataza guteza umuvundo mu muhanda: A metero 1, B metero 2, C metero 0.5, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni A metero 1. Niba uparitse ikinyabiziga cyawe ku izina nzira z'abanyamaguru, rero uba ugomba kubasigira akayira byibura gafite ubugari bungana na metero 1 kugira ngo bashobore kugashyunyuramo bataje guteza umuvundo mu muhanda. Ndizera ko ramusamo A. Ndizera ko ramusyandika ku papuro. Utari wahisemo n'ikiza mu kizamini wakora mu kanya uhita ugikora. Ikibazo cya 20 ari nacyo cya nyuma cyabajijwe mwa kino kizamini cy'uyu munsi kirabaza ngo icyapa cyerekana ahantu hagenewe guhagararwamo n'imodoka nini zagenewe gutwara abantu kirangwa n'ubuso bw'amabara akurikira. Kirangwa n'ubuso bw'amabara sate: A ubururu, B umweru, C umutuku, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni de, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubundi bino byapa biba byerekana hariya ahantu hahagarara za otobisi gusa. Mu Rwanda ntabwo dukunda kubibona kubera ko hariya za bisi zihagarara kenshi n'izindi modoka ziba zahagarara, ariko hari ibihugu uzajyamo ukabona hari ibyapa bashyira ahantu za bisi zonyine zihagarara. Biba bifite rero ubuso busa n'icunga rihishije. Ndizera ko nuramuka bakikubaje none bashyizemo icunga rihishije urahita ugikora. Ndizera ko hano uramusamo de, ndizera ko uramusyandika ku gapapuro, ndizera ko kino kizamini dukosoye hari ikintu kigufashije. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nshyizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujya urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo ngenda mbashyiriraho na bino bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode nziza. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Ni mutwandikire cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789351626 tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, abari hafi gukora amahirwe masa.